uretse murebe uretse murebe uburyo umuntu akunda inyamano uburyo umuntu akunda inyamano reba guys iki ni ikintu umuntu yifashisha mu gihe yagize inani nini ukayishiramwo inani si ni ukuvuga ngo nka kwa kundi umuntu agira ibice bya hano binini uragenda ukagura kano kantu ukaza ukingakura nta ntambara yoroha nayo ni iyindi ntambara kandi icyakubwira kugira ngo guhumeka ugafite ngo nico kintu kigoye mu isi ayibuteye munyabuzi baravuga ngo bazamurega umwana yiba imiti arayinywa amaze kuyinywa arahwera amaze guhera basaga n'igise amaze gusaga n'igise inkoko irabika ibitse bagakubabwira sende baracicika baranyura baraguma baranyumva uko baguma kunyumva niko gutinda guys rero nkuko muri kubibona ahangaha twari tugeze kuri station Mereze Igikondo angira ngo muri kumubona Linda wamwita Damji Damascene cyangwa se DOP Damascene akaba CEO wa OB Films. So rero ahangaha twari tugeze kuri station hano duhagurukira tugiye muri shooting y'umuturanyi aho dukinira aho dukorera kwa Ben na Brenda aho dukinira nyine n'ubundi ngira ngo mwe murabona Brenda ari hepfo ari kumwe na Nyabitanga na Mavide uriya rero n'umuntu bari gusuhuza nyine kwa kundi nyine uhura n'abantu nyine babakunzi babashuti bakasa nkaho bamena baganira habiri. So rero uri kumubona aho ngo bamwita Mavidezo ni umukomediye mwiza cyane ngira ngo muramuzi na Brenda wacu nawe muri kumubona ko ahari kabisa yari amaze kugera ahantu duhagurukira rero turi kwerekera Inyamata aho ngo bamwita Boy. Aro twari mu nzira turimo tugenda urumva ducaza kwirebero tukahita tuzamuka tugahingukira Inyanza Kicukiro ubundi twahita dukomeza Inyamata uwo rero bamwita Damjizo nkuko nende kwibabwira ni umudiyopi wacu mwana mwiza byahatari Brendizo muramubona bamwita Brenda Brenda cyakoza ewana Brenda muri kumubona mute murabona ameze neza Nyabitanga muramubona gute muramubona Nyabitanga murabona we ameze neza mwamubonye Nyabitanga ni umukobwa ugira vibe byahatari agira swaga noneho yaba yakubitanye na Linda rero bikaba ibindi uyu we ewana yanakwica ahubwo ni mubi cyane yararenze sana rero twari tugeze Inyamata aho dukorera kuri location urumva rero ntago biba byoroshye guys mutabona ibi bintu buryo biba bikorwamo ibi ni ibintu biba ni ibintu bitwara amafaranga ni ibintu bitwara umwanya ni ibintu bisaba imbaraga yes Nyabitanga ni ibintu bisaba imbaraga bisaba umwana ati tora umwana akagongo kaba karashize kubera akazi mw'abantu mwe ntago biba byoroshye aha twari tugeze kuri location none iki ngo gikora iki gifata inda iki ni ikintu umuntu yifashisha mu gihe yagize inani nini ukayishiramwo inani si ni ukuvuga ngo nka kwa kundi umuntu agira ibice bya hano binini uragenda ukagura kano kantu ukaza ukingakura nta ntambara yoroha nayo ni iyindi ntambara kandi icyakubwira kugira ngo guhumeka ugafite ngo nico kintu kigoye mu isi ariko ngatakundi gukura nukuruha umuntu akagira mu nda zeru uramubona Linda rero kabisa nawe urabyumva nyine ni ukubyukira kuri noodles ukigera mu kazi abana barakora guys ntabwo baryama ntabwo baruhuka ibintu byose bari ukugira ngo nyine mwishime ava mu kazi agataha ananiwe akaza muri shooting kubivanga n'akazi gasanzwe ntabwo ari ibintu biba byoroshye aka kantu kansekeje turebe uyu mwana akunda inyama mw'abantu mwe akunda inyama
akunda inyama Linda we nyamubwira ati wowe umuntu rwose ashatse no kukwica cyangwa agashaka nko kukuroga yakurogera mu nyama, akunda inyama cyane. Ibi rero ni Brenda bite meze neza Ni sawa mani. uko mbona ufite isi Meze neza. uko mbona ufite isi Meze neza. uhawe ikaze kuri Papa Rwera Family Show. Murakoze. Ahangaha turi kuri tere y'umuturanyi sibyo? Umva wahereye hariya hirya se. Mbere yari ahirya kandi nifuje guhera kuri wowe. Ndambwira. Nkubwire ushaka nkubwire iki? Ndabizi se kare wagize kamera imbere. Abantu bazi Brenda amazina ye bwite na Oya ibi bintu birapfuye. agahiza namutunguye nkimara kumubaza amazina ye yahise abona ko ibintu ndimo yahise abona ko ibintu ndimo bishobora kuba biri seriye mu gihe nari butunze bikorabona ari ibintu biri burage kandi butunguye dutangira gusaga abaserera bonyine. Ariko gahiza babwiza ukuri mu bantu basetsa mu buzima busanzwe uyu mwana w'umukobwa arasetsa. Brenda ni umwana mwiza witonda datanje kabisa. Abantu bamuzi rero rwose bamuzi muri comment wowe niba mwarahuye cyangwa se mwarigeze muganira mugira gute, ni umwe mu bakobwa basetsa pe. Brenda arasetsa ntabwo nabikubwira ngo byumva, ariko ni umukobwa usetsa, niwe muntu uba wadusekeje kuri tere, avuga mbese utuntu dusekeje, mbese muramutse muduse nko kuri tere nibwo wenda wabyumva, ariko Brenda arasetsa ku rwego mudashobora kumva. Shanga uyu ni Shangazi. ngiye kuba ndyamyeho gatoya, mwavuze ko ikirere kitameze neza. ntabwo kimeze neza ariko ntabwo byatubuza gukora. Nanjye sinibaza impamvu nyine tudakora, kanjye kwifubika ko ndi kumva. uretse gato tonde tuganireho gato. Abantu bareba filime umuturanyi ubundi Shangazi ni muntu ki? Shangazi nyine ni umuntu si bambonye se nyine nuriya tu. Oya mu buzima busanzwe Shangazi ni muntu ki? Shangazi akora iki? Umuntu wifuza kumenya Shangazi nko mu buzima busanzwe akavuga ati wenda Shangazi ni umuntu n'uyu, wamusobanurira? Umuntu wazabishaka wazamubwira ko nimero yanjye ari 0788. wawe gutanga nimero byo ntabwo ari ubwo waba ushaka yuko haba ibindi kubera ko ntabwo abagabo wabakira koko Shanga ko aribo bahita bazifatira. Abagabo se si beza. Uzabahe nimero rero abashaka kumenya Shangazi ngo ninde. None ziri kujya hera. Ni iki wabwira abakobwa bagiye gushaka? Abakobwa bagiye gushaka bagende bashaka, ariko bashake n'agafaranga kuko ubusobanuro bw'umugore mwiza ni umugore ufite amafaranga. Ariko abagabo nibo bakora kugira ngo abagore babashe kubaho. Ibyo byari bya kera ku masezerano ya Adamu na Eva, ariko kuri ubu ngubu abagore nabo batunga agafaranga mana. Ako se ubona kuba abagore bajya gushaka amafaranga n'abagabo bagashaka amafaranga atari byo bituma ingo z'ubu ngubu zizamo ibibazo, ugasanga bafitanye amakimbirane kubera ko umugore yaba yagiye yataye urugo, umugabo nawe yagiye, abana mu rugo, umukozi iki, ibyo byose bikaba byateza rwasero. Reka mpe igisubiza abagabo, niba ayo baba bakorera yakwira mu rugo iterambere rikaboneka, abagore twiteguye kwicara tukarya amafaranga y'abagabo. Twiteguye kwicara tukayarya, tukarya umutungo. Uvuga ngo umugabo abashije gukora agatunga urugo nta mpamvu ko umugore yajya gukora? Nta kibazo rwose, nta mpamvu. None se ko abenshi noneho bakubwira bati twebwe ubu ngubu turashaka kugira imitungo yacu nabo bakagira iyabo? Ibyo ngibyo nabyita nk'inda nini, kuko nyuma yo kurya ugahaga nta kindi gikurikiraho. Mwese ubona ari iyihe mpamvu ituma abagabo
hari abagabo batemerera abagore kuba bajya mu kazi, ubona ari nk'iyo mpamvu yaba ibitera? impamvu abagabo batemerera abagore kujya mu kazi, hanze aha hari abagore beza urabizi nawe. Hanyuma rero ibigabo by'iyi minsi nabyo uburaya buba bubimereye nabi, bigatuma rero biheheta ku bagore b'abandi, hanyuma nyine abagabo bagahita bafuha. njye mbibona mu rwego rwo gufuha. Ni ukuvuga ngo umugabo yanga ko umugore wajya mu kazi kubera ko aba yanga ko hari abandi bagabo bashobora kumubona, bashobora kumutereta, naho kumubona ntacyo bitwaye, ahubwo kumutereta. icya mbere ubundi si icyizere kuba umugore n'umugabo babana, icyizere si cyo cya mbere? Yego, icyizere ni cyo cya mbere, cyane cyane icyo wagiriye Roza rwose. Uzagira inama abagabo bagenzi bawe. ko ni kubivuga nk'aho wagira ngo biri kugukora ku mutima. Bikoze ku mutima cyane, kubera ko couple yawe na Roza ni couple y'intangarugero kandi twemera. nyine hagarara ngo ubibwire abantu ndetse uri kwirukanka. Ubona ko cyane cyane Roza yabaye nyirandarwemeye, ntabwo yavuga ahantu umugabo ari. Nk'urugero, nigeze kumubona igihe kimwe nari ndi kumwe na Roza, hanyuma ujya muri supermarket urashopinga, uraza urarya, araceceka. njye mpita mubwira nti no, ntabwo ureba umugabo wawe ibyo arimo, ubwo ngubwo wajya ukazana nawe. ati ko ariko yambereye se. ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndi umugabo w'igisambo ushobora kujya muri alimentation nkafata ikintu cyo kurya, umugore nkamureka. Wamuhaye asigaye akagura ibirayi muri karitsiye, si cyo mvuze, kuko hagati aho ku mbuga nkoranyambaga hari gusirikiraho akantu uri kurya umuceri n'inyama y'ijari uyitotora. Nabajije rero umunyamakuru wayifashe, ndamubaza ese Roza yari ahari mu by'ukuri? Arambwira ngo ntabwo Roza yigeze ahahinguka pe. Birushaho gutuma ntinya abagabo cyane. Niba umugabo yajya muri resitora akafata ijari ipima hafi kilo akayirya akayirangiza, nabwira abagore bagenzi banjye muhaguruke mukore, namwe muzajye mwiba. none se kuba umuntu yajya kurya iyo jari muri resitora, mu rugo ibiro nka bingahe byuzuye muri firigo, ari ikosa riba ririmo? Iyo nza kugera nko mu rugo rwawe nkareba, aho ho nta kibazo kindi nari kugira. Ariko impungenge tugira kenshi, abagabo bakunda kujya kurya mu kabari kuko basize bahashye dodo n'ubunyobwa muri karitsiye. ariko ntekereza ko nta n'ikintu bitwaye. none se undi wabyirwa n'iki ko ibyo ngiye kurya ari jye wabyishyuriye? ntabwo bishoboka se ko umugabo mugenzi wanjye atangurira? Kenshi abagabo basengera inzoga, ntabwo abagabo bakunda gusengera ibiryo. ese ko ntanywa inzoga nayo byirwa n'iki? Sorry. reka tubashimire mwebwe mwarebye kano ka video gatoya tuba twakoze kugira ngo muse nkaho nyine murebe ukuntu biba byifashe. ngira ngo rero Imana ibaho umugisha. niba warakoze subscribe, Imana iguha umugisha. niba utarakora subscribe, yikore kubera ko ni neza ugize, kandi iyo neza urayigarurirwa. Imana izabiguhera umugisha, kandi mugira amahoro y'Imana.